Nyambo mwaramubonye ukuntu ameze mana, akeneye iranzobe, ntabwo ikeneye guhinduka igikara mana, urumva se akeneye umuntu urumva uzi ugashira itafari ku buzima bwe agakomerezaho agejeje mani. Nanjye ubwanjye ndakiyubaka wangu, urumva nanjye ndacyishakisha, ndacyashaka ubuceri bro, urumva rero uko tubona umwana nk'uyu nguyu mwana, njye ntabwo ndagira ubushobozi bwa kafodinga Nyambo bro, singiye kubabeshya. Urumva hari n'abantu banabimbwiye muri comment ati titi reka muramubeshyera, dore iki cyana ntabwo iki cyana gihagaze ibiciro, urumva urumva mwana ridamutusi rero ibintu bamurimo mwana mwibwe buriya mama muri no kunkomeretsa. Ikindi mani njye umutima wanjye uracyakira, urumva ko nta muntu utakifuza kumushyira amago, urumva ariko njyewe nyine mwana ni umushuti wanjye, kandi imana urabona hari ukuntu umuntu akugira agushyira ahantu bita muri brozone bro, urumva mani muri sabitambya ndi single, ntabwo ndaba ready man bro, ntabwo ndaba ready kabisa, urumva. Okay, titi ari single cyane Nyambo, nibyo nk'inshuti nawe urabizi neza ko ari single. nari navuga ariko nari navuga njyewe ibyo nzi yanambwiye ni uko yambwiye ko nta mukunzi afite ari single. I'm trying to understand the inner workings of a woman.